mukomere kandi nanone bene Imana. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uko General Yakobo Kabarebe yicishije Colonel Michel Rukunda uruzwi ku izina rya Makanika. Iyo 18 Gashyantare 2025 nibwo Colonel Michel Rukunda Makanika yakiriye telefone ya General Yakobo Kabarebe wari uri mu nkengero za Bukavu. Yahamagaye Makanika nyuma y'uko abakomando ba RDF Kabarebe yohereje gucengera Ifizi bari bamaze kumenyesha ko bamaze kuhagera kandi ko bamaze no kwitegura gutangira imirwano yo gufata uduce twa Fizi. Kabarebe yahise ahamagara Makanika amutegeka ko agomba gukusanya ingabo zose zo muri Twirwaneho zikitegura urugamba rwo gufata Fizi na Uvira izina rya M23. Kabarebe yategetse Makanika kandi ko agomba gutangaza ko Twirwaneho ifatanyije na M23. Makanika mu gusubiza Kabarebe yumviye ko batakoroha ko byiyunga kuri M23 mu gihe adahawe umwanya mu buyobozi bwa M23 na AAFC. Makanika yakomeje avuga ko kugira ngo yiyunge kuri M23 abanyamurenge bagomba guhabwa imyanya ikomeye mu butegetsi bwa M23. Mu bindi Makanika yasabye Kabarebe nuko umunyamurenge ari we wahabwa umwanya wa guverineri ya Kivu y'Epfo. Makanika yongeyeho ko ashaka kuri we waba umushyikiranganje w'ingabo mu gihe M23 yaba ifashe ubutegetsi i Kinshasa. Makanika yakomeje abwira Kabarebe ko byaba byiza ari uko Twirwaneho ikomeje kwitwirwa ko ibiriho kurengera abaturage b'abanyamurenge batarwanya leta ya Congo. Nyuma yo kumva ibyo Makanika yashakaga, Kabarebe yahaye Makanika itegeko ko agomba guhurira n'abakomando ba RDF Gikangara ya Nganja ho muri Fizi mu museso wo ku ya 19 Gashyantare 2025 bakaganira icyo bagomba gukora ku byo Makanika yifuza. Makanika nawe yahise amenyesha abandi bayobozi batwirwaneho gahunda yo guhurira aho Igikangara. Mubo Makanika yamenyesheje harimo Colonel Karoli Sebatama, Ndakize Kamasa Bienveni na Ndori. Makanika yishe gahunda ya Kabarebe yagiye kugera isaha 3 za mugitondo yageze aho Igikangara. Gusa byabaye nka bimwe ngo impunguzi y'intware yamanutse agaca kayireba. Akigera aho Nganja, Makanika yaguye mu kantu kuko yagiye kureba asanga Ndakize Kamasa Bienveni, Ndori na Colonel Karoli Sematama batari mu baje guhura nawe aho Igikangara. Makanika yahamagaye Ndakize Kamasa Bienveni, Ndori na Colonel Sematama ku isimu abaza impamvu bataje mu mukutano. Igihe Makanika yarakiri mu byo kubaza nibwo Kare yahise ashyira mu bikorwa umugambi yari yaraye ategura. Nyuma y'uko Makanika yabereye ibamba Kabarebe akamubwira bigomba kuzuzwa kugira ngo Twirwaneho yiyunge kuri M23, Kabarebe yahise apanga uburyo yakwica Makanika. Muri uko kwica Makanika, Kabarebe akaba yarashakaga uburyo yamwica ariko bikitirwa ko yishwe na FARDC. Nibwo Kabarebe yasabye ko hakoreshwa drone cyangwa urwiro mu kwica Makanika. Urugwiro rero rwahagurutse i Kamembe rwerekeza Ifizi aho Igikangara. Nyuma y'uko Makanika ageze Igikangara, abakomando ba RDF bari kumugenda Runono bamenyesheje Kabarebe ko Makanika yahageze. Ubwo nibwo drone yoherejwe na Kabarebe yari ku ibisasu byahitanye Makanika na Mukarayi ahagana mu masaha ya 4 za mu gitondo. Ndakize Kamasa Bienveni, Ndori na Colonel Sematama Karoli bari ku isiri na Kabarebe bahise bakwiza ibihuha ko Makanika yishwe na drone ya FARDC yahagurutse Ikisangani. Ariko mbere y'uko drone ihaguruka i Kamembe, RDF yabanje gucukuza imirongo ya radari ya Congo. Gucukuza imirongo ya radari nibyo byatumye Abanyamerika bakurikirana ngo barebe aho gucukuza kwavuye. Kandi ubwo mu gihe Kabarebe yahamagaraga Makanika, Abanyamerika nabo bari barimbanyije na gahunda yo gushyira Kabarebe ku rutonde rw'abantu bagomba gufatirwa ibihano. Inzego z'ubutasi za Amerika zari ziri gukurikirana Kabarebe umunota ku wundi mu rwego rwo gukusanya
amakuru yose yerekeye nyine kuri uyu Kabarebe, binakwitana n'uko ikoranabuhanga ry'Amerika ryari rimaze kuvumbura ko Kabarebe ari we nyirabayazana mu gucukuza imirongo ya radari ya Congo. Mu buryo ubutasi bwa Amerika bwari buri gukusanya harimo amanimero ya telefone Kabarebe akoresha bavugana nabo, imyanya afite ku mbariro ze mu mabanki, za pasiporo akoresha n'ibindi. Nuko mugenda runondo rero niba abanyamerika bashoboye kumwumviriza bamenya n'ibyo Kabarebe yapanganaga na Makanika. Abanyamerika basanzwe bakora bya hafi na buri gihe ari igihe cyo gufata ibyemezo bireba Congo, bahise bamenyesha inzego z'ubutasi z'Ububiligi gahunda Kabarebe afite yo gukoresha Makanika mu gufata Fizi na Uvira. Ababiligi nabo bamaze iminsi bakorana na Kagame bamenyesha leta ya Congo gahunda ihari yo gufata Fizi na Uvira. Leta ya Congo aho iboneye ayo makuru yahise yinumira ko yabonagamo inyungu eshatu. Icya mbere ni uko leta ya Congo yari ibonye uburyo yabona ibihamya yakwifashisha mu gusaba akanama k'umutekano ka Loni kukagira imyanzuro gafatira ingoma ya Kagame. Icya kabiri ni uko leta ya Congo yari ibonye uburyo yakwifashisha mu kwereka abanyamurenge ko Kagame bafata nk'ibikoresho gusa. Icya gatatu ni uko leta ya Congo yari igize amahirwe ibonye ko Makanika yabavira mu nzira yishwe n'abamushuka kwigumura. Hejuru y'ibyo kandi Congo yabereranyaga ko ibyo Kabarebe yakoraga byari ibihamya byagenderwaho kugira ngo bakomunyizwe n'ibihugu birimo Amerika, Canada ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi. Bivuga ngo Congo yicinyaga icyaha ko ishobora kubona amahirwe y'uko uwo Amerika yakumanyiriza hamwe n'abajenera byibuze bo mu ngabo za Kagame nyirizina. Uyu Makanika wazize Kabarebe rero akaba asize umugore n'abana. Makanika yavuga ko atuye mu Minembwe kandi ibiro bikuru bya Twirwaneho biri ahitwa mu Bijabo. Colonel Michel Rukunda, umunyamurenge wahoze mu gisirikare cya leta ya Congo afite ipeti rya Colonel, yakivuyemo 2020 aturutse aho yakoraga muri teritwari ya Walikale ya Kivu ya ruguru nk'uko byemejwe n'igisirikare icyo gihe. Makanika yavuye mu gisirikare cya FARDC nawe ari Kabarebe umushutse ngo ajye gutegura abanyamurenge kuziyunga kuri M23 mu gihe izaba isatira gufata Uvira na Fizi. Ariko Makanika we yavuze ko yavuye mu gisirikare ngo agiye gufasha kurengera ubwoko bw'abanyamurenge bukomeje kwicwa mu gace ka Minembwe. Makanika yumvikanye kenshi anenga igisirikare cya leta kurenga kurengera abanyamurenge, akanashinja igisirikare gufasha abarwanyi bo mu moko y'Abafurero, Abanyindo n'ayandi kwibasira abanyamurenge. Mu gukomeza gushyamirana na FARDC niho abakomando ba RDF bateguye igitero cyo kwica ingabo zo muri icyo gico bakoreye bo bita Kagogo. Ya 25 Ugushyingo 2021 igico cya Makanika na RDF yakomerekeje abasirikare babiri ba FARDC i Kagogo. Makanika yakomeje gushyamirana na FARDC 28 Ukuboza 2021 nabwo bongera kwisurana mu gico cyaguyemo umukoloneli wa FARDC hamwe n'abandi basirikare ba Congo batatu. Kuva ya 4 Mutarama 2022 Makanika na RDF bateze igico i Kagogo, nanone ariko FARDC ibabiri bamba icumu 18. Nyuma yaho Makanika yongeye gutega igico ahitwa Ishenge ariko ntihagira ukigwamo. 16 Mutarama 2022 Makanika yongeye gutega igico kigwamo abanyamurenge 5 batwirwaneho n'abasirikare 3 ba FARDC. Hagati ya Ndakize Kamasa Bienveni Ndore na Colonel Karole Sematama bahise batangaza ko Twirwaneho yiyunze kuri M23. Rundi ruhande abanyapolitiki Azarias Ruberwa na Moise Nyarugabo bafite ikibazo ko kwicwa kwa Makanika bishobora gutuma imbaraga zabo muri politiki zikendera. Mu rwego rwo kureba uko haboneka indi turufu ya politiki, abibumbiye mu mutwe wa Twirwaneho wahise ugaba udutero shuma ahantu hatandukanye muri komine ya Minembwe.
ikigaragara ni uko udutero shuma tudafite ireme kuko bagumye mu turere two muri komine Minembwe, bityo bikaba bisa nko gusasa imigeri bashobora kuba bari gusamba, cyangwa se Kabarebe akaba yababujije kugaba ibitero Ifizi ingabo za Kagame zitarahashinga ibirindiro bifatika. Gusa kubera ko igitero cy'urwego cyishe Makanika cyasize cyishe benshi mu bakomando batwirwaneho baratwujwe na RDF ndetse na Kabarebe, irwanaho irimo kurinda gukozanyaho bya hato na hato na FARDC. Kimwe rero nk'uko Makanika harinze apfa yishwe n'ibisaso byarashwe n'urwiro azize kuba igikoresho cy'abanyapolitiki. Nka Azarias wirwana muri Nyarugabo n'abarwanyi bashya bazwiho nabo bashobora kuhabura ubuzima bazira ku bikoresho bya Karibena ba 23, no kuba Kabarebe afite ibihano na Amerika nabyo bishobora kugira ingaruka runaka ku twirwaneho. Kabarebe ashobora guhitamo gucisha make duke akaryama kare, cyangwa se Kabarebe ashobora guhitamo gukomeza gusasa imigeri mu rwego rwo gushakisha uko yazanzamukira kwirwanaho n'ama 23. Mu gihe tugikurikirana uko imirwano igenda ihindagurika mu bice bitandukanye bya Kongo, reka tube tubasizeyeho mube amahoro kuko ni urugwiro kandi iteka.